akenshi mu nyeshyamba barekura bake leta ikabaha benshi basabira byose ba makanaki bavugaga nta adrenaline y'ubwoba ntuzegeza ariko gasita barihumurije basanga zero bose nabare bamasunzu umva n'indwanye kabuhariwe ntabwo wavuga ngo abana ngo baza kubakandiraho rese gisore bateze mu ndege bakayitwika bakagira gute nawe ku butaka bayera bananiye telefone se ntiziriho nese wowe ufite ingabo ku musozi hakurya uri wo muri Farides undi afite ingabo hakuno maneko uzanye ziba zibizuri hakurya n'uri hakuno telefone zanyu muzifite ntimuganire se muraganira mugacana n'intege kavuga tuzibeshye nurenga kuri kakararo nzakumena umutwe ndatindaza kuharenga nimugoro nifate selfie iyo sanse je mashaka kubigaragaza abarundi baganira banarasana kuko ntibaragera kuri point finale yo kutarasana ikindi banaganira oya tugiye tuzigisha ukuri ubundi bimaze iki kwanga kubarekura nta kintu kirimo nukwigira nka Hamas gusa irwanisha imbohe z'abantu yafashe yego kandi Ventura arekuye abantu bayo ubundi Ventura mistake yakoze nimwe akavuga ati uwo muntu mumurekure uwo mwari w'umukobwa mumurekure araratashye rwose basaza akararatashye none se wa mukobwa bafashe minembwe yagiye ati kandi buriya nubwo baje kuriya ntibabuza abantu babo batahana buriya amavewiti y'abatayuzuye imbohe nimu Ventura barafashe atari ko murabaho mbajyane batujyana ariko niba musinye ikintu kimwe nahandi asinye ikindi iyo baza kubikora gutya ntabwo bari muri zinduru bari kweza 300 abandi 1100 basigaye bakirigo bahamagara muri leta abandi bagiye baturushaga iki se mwaratugambaniye patati patata izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wana basanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Marsha hari ikintu wambwiye cyangwa se ugikunda kumbwira ariko nge numva ati abarundi n'ama 23 baraganira nge ndabyumva ko bishoboka ariko ku rundi ruhande ukabona muri iyi ntambara aho nabonye ngo bafashwe meri ukabona ko abari inkuru navuga itari nziza kuri iki gihugu cy'u Burundi si byose cyoze kuri SNDD-FDD kuko ntagara abarundi muri rusange kuko ntago abarundi bose cy'abaturage b'Uburundi bari muri iyi ntambara cyose banayishyigikiye sibyo nkibaza gute ko umuntu ashobora gufata abasirikare bawe n'urugero mpiri yego namwe banyosha kwafata mpiri byose birashoboka ku rugamba ariko muri mu navuga mu biganiro byo tujye tubyibazaho urumva ni contradiction twege musesembwa tureba hypothèse zose yego none tukazi iyo ufite fact ho utanzitse ubwo umuntu wajya gutera imigeri yavuga ko bisimwa atajyaga yagiye Bujumbura cyangwa niba yarajyaga musabye uruhushya yarabyivugiye nige so bivuze ikindi cya kabiri wambwira ko bigeze bagera kuri finale ivuga ngo ntibikunze ntituzongera kuvugana nge navuze ko bashaka gusubukura aho bagejeje hanyuma ibyo kuganira kw'abantu kandi bakarengaho bagafatana amatekwa hari gihe imikoranire yabo yabitagera kuri consensus ibabuza kurasana kwa hato na hato na cyane ko izo deal bigoye kuzibwira abakomandazi bose ngo nubone mu Ventura ngo ntuzarase ngo twaraganiriye oya ntabwo araho ngaho birebera bashobora komeza kwatakana hato na hatoye ariko intambara a grande envergure ukayibura ari yo gufata Uvira ari yo gufata handi wenda ku rundi ruhande ukagenda ubirebera mu buryo cy'umuvuduko kugenda gahoro erega ntushobora kusobanura impamvu bateo za mbere za M23 zishinze amano kuri ndondo kandi zireba Uvira hakurya Rugezi zitajya imbere Kamanyora zitajya imbere ngo zirengere Uvungi none se ikibura niki basi reka tubifate ko bataraganira ariko baremo kureshanya umwereshyo ndavuga ati aha hantu tutararwaniye tukumvikana uburyo tuhayobora byarashobora kuba byiza ati kandi turarwana tuzabavutura abandi nabo tumuzaharenga ibyo si ibiganiro nabyo ni ibiganiro ntabwo ari point final ubuse leta nimugana na M23 hari umwanzuro bari bageraho bashobora kuba ari mu biganiro bitaragira umwanzuro kuko ibiganiro muri nibwo itaba mediation y'ubuhuza ariko abantu baganira muri diplomasi ntabwo bacika intege na Israel yacyaganira na Hamas kandi Hamas Israel yigwa yica abantu abayobozi ba Hamas still bagakomeza kuganira nese bambwira ngo Hamas uracyaganira iki na Israel ngo kandi ejo ndarabice Ismail haniye cyangwa undi muntu umwe arapfa abandi bagakomeza kuganira ni muri iyo sanse je mashaka kubigaragaza
abarundi baganira banarasana kuko ntibaragera kuri point finale yo kutarasana. Ikindi banaganira inzego zo hasi zikabuzwa kumenya ayo makuru kugira ngo bidahindura ibintu ku kibuga cy'intambara, mukajya murasana muri aho kandi abayobozi banyu bararabaganira mugamije kugira ngo muzagere kuri point finale ifinalize iyo ntambara. Nicyo gihe nabona ntago ibiganiro iteka bigera ku mahoro, biba bizagera ku mahoro ariko byanyuze mu episode menshi abibanziriza. Kuganira ni nko kubaka. Ikindi navuga wenda kirimo technique nuko niyo murimo kurasana kugira ngo abantu babyumve neza na leta Kinshasa na FARDC siganira na M23. None se abantu bashaka kuganira hari nk'igihe cya Kicanga ifatwa, hari abasirikare bihishe mu mazu hamwe n'abari mu gipadiri bari muri monasteri yaho bo muri special force ya Kinshasa. Nese bavuyemo bate nyuma y'iminsi ko bari bifungiranye mu M23 bizi, ubwo ntibabaye kuganira bakavuga ati murambike intwaro hasi mumanika amaboko mutura umurongo ntitubabone, bagatura umurongo bajya ku gisozi kire FARDC bakahamagarana so guhindura cano se mu cyombo mukavugana. Abasirikare bari ku ntambara se babazi byombo umwe avugana ntujya kota undi amagambo nawe ukajya kotaye mukabona gusubira amacano yanyu muvuganiraho. Telefone se ntiziriho. Nese wowe ufite ingabo ku musozi hakurya uri wo muri FARDC undi afite ingabo hakuno maneko zanyu ziba zibizuri hakurya n'uri hakuno, telefone zanyu muzifite ntimuganire se muraganira mugacana n'intege kavuga utuzibeshye nurenga kuri kakararo nzakumena umutwe ndatindaza kuharenga nimugoro nifate selfie kandi ntabwo uri bubimenye. Nuko uyu munsi ushobora gusaba amakengana niyo ngabo baganira neza cyane, babuzwa n'icyo kuganira bari abagabo bataganira haganira ndi muri aka karere baraganira. Ni ikintu cyumvikana, umwe bazi adresse y'undi bakaganira nk'abagabo, akavuga ati uwo muntu mumurekure, uwo mwari w'umukobwa mumurekure araratashye rwose basaza akararatashye. None se wa mukobwa bafashe minembwe yagiye ati hariye twa Emerance ubana ngare Emerance sinibuka izina rye yasanze umugabo n'abana yari afite umugabo nabonaga yabura umugabo se buriya nabonaga ari muto, ubwo yarongo ari muto simbizi cyangwa ariko se cyangwa agiye wumvuga siwe hari uwo nabonaga aho umuntu musirikare mu Burundi kazi mwavuze ngo wafashwe wakoraga ikiganiro ari gusubiza niwe mvuga nigeze no kumva colonel ntuza muvuga Jafet uyu nguyu wo muri M23 ni Jafet ninde n'uriya umukolonel w'Serugabo sinibuka kumwe muri bakora babiri ukuze kuvuga kuri twirwaneho abantu ntitwamubahaye se ngo twagize gute nese bamutanze batamusabye babahaye umuntu batasabye se hago byakunda. Oya abantu baraganira twebwe ntitugafate ibyo ko umuntu wakwimuriye umuyenzi uvuga uti nacanga yoro inkoko nzahanyuze ntuza nagaruko abantu bankaba bameze. Hanyuma se umuntu uhakana bituvuga wiringoma ko yifotoranyije n'abasirikare ba South Africa ntibarasanye bihagije sibo badukanye ngo kwikiri bati ngwino sha selfie nakubwira n'ubu ngubu ngabazimanitse muri salo zabo mu mahema yo muri Afrika y'Epfo. Urumva yego ntago ingabo zigira umujinya umeze gutyo nese ingabo ziba zipfike nta na kimwe politiki bayinzima hari ikintu bapfa bamaponya ntibajigoma abatanzania ntibajigoma bagasangira n'amakenga n'aba generali bapfikiza kandi buriya nubwo baje kuriya ntibabuza abantu babo batahana buriya amavewiti y'abatayuzuye imbohe mu 20 barafasha atari ko murabaho mbajyane batujyana undi sabo ko tuburira imvungura hari ikindi yenda kubagira gute ntacyo yenda kubagira n'ubundi abantu barwana baraganira ahubwo twebwe tumenya inkuru zarashaje aba perezida se ko baganira kuri telefone kandi ibihugu byo bireba nayingwe ukazabyumvira ko muri press conference atigiye nahamagenda yishimiye ndabaza se kuko ushaka kujya muri Kongo ntiwari ubizi ntuzi n'igihe byabereye n'itariki binakureba kubimenye kubera ko gusabije gutyo ukabwirwa ayo makuru. Urumva ese twemeza yuko amakuru tudafite atabaho amakuru tudafite abaho baraganira yego. Hanyuma se Marsha nabonye ngo inama minisitiri ya Kongo yemeje ko leta irekura zira mfungwa 700 ni ku ruhande rw'ama 23 yego ukabona ko aka kanya byahita bikorwa kuko nabonye izi mfungwa sha zarakomeweho cyane Marsha batinze kuzirekura kuko M23 ari kwizayo ubundi ahubwo n'impamvu batinda kuzirekura nicyo kintu ntazi kuko M23 yayikuye aba leta 1000 ibaha Croix Rouge kandi Croix Rouge maze iminsi babwira ko tayari bagire vuba ibazane so ubundi se leta Kinshasa iranga kubarekura ngo bigende gute oya tugiye tuzigisha ukuri ubundi bimaze iki kwanga kubarekura nta kintu kirimo no kwigira nka Hamas gusa irwanisha imbohe z'abantu yafashe yego kandi M23 arekuye abantu bayo ubundi M23 mistake yakoze nimwe nuko gukora system yo kudahererekanya iyo ivuga ngo haraza 100 tuzaturekura 100
hazirinda. Ariko izi nyeshyamba si ukuntu zitekereza, niyo mpamvu iyo uzanye critique kuri zo bahita basamira icyarimwe bose bakakwanjama. Uzareba muri commentaire y'iki kiganiro amagambo bamwe umuntu amaze no kumenya amakati fishi bakoresha, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abantu bakora nk'abantu batize imibare wajya mu bize matematike, mufite abantu 1400 babasirikare bo kwa Tshisekedi. Ninde babwiye kurekura Nyabahururu murekure 300, sibyo? Ku itariki runaka mwanditse kura ruje banzija nabo ngabo Rubero, niba ariho baciye niba nibuka neza uriya muhanda leta nayishyira abandi 300 Rubero cyangwa se 100 imibare ntabwo ari rimwe kongera ngo bingana, urumva biterwa nuko mwabyumvikanyeho. Kandi ubundi akenshi mu nyeshyamba barekura bake, leta ikabaha benshi. Niyo mpamvu Hamas na Israel baganira, umufungwa umwe wa Israel ubanza yabagare gare 30 baba Hamas Israel ifite. Niba Hamas yekuye abantu 10, Israel yagomba kwihamagana 3. Urumva? Kubera ko umuntu ufitwe n'inyeshyamba n'uburi mu kaga, leta igomba kumurwanaho bishoboka byose. Naho leta ifite ubusanzwe yakaba yarya neza bwo vuga ati ntimunsubize mu nyeshyamba. Ubuse niko bimeze? Siko bimeze, ariko ndakwereka muri filosofi ko kubitekereza. Kuko ndibuka ko uwo leta afite amategeko amugenga aranditse arazo. Uw'inyeshyamba ifite umunsi umwe yabishyira mu ndaki karenza hitaka. Urumva? Kandi uw'inyeshyamba ifite akenshi wenda mbivuge gutyo wasanga ni ufite umuryango leta barimo kwishyuza leta umwana wacu yagiye mu gisirikare afitwe n'inyeshyamba mutuzanira umuryango. Mu nyeshyamba rero bataratangira procedure n'iki uwaye umwana mutwara shaka azazanwa n'Imana nyine. Nikukubwira ngo rero M23 igireba ku ruhando mpuzamahanga abantu bakora bati iyo ure kwimbohe uhabwa izindi ntago biradamantike imibare ingana. Wishaka kubikora mu buryo buri intempestive, mu buryo butuzuzanya. Iki kintu M23 zo gukora no mistake. Leta idikora ikintu nabo bakora ikindi bye kungana pe, ariko niba musinye ikintu kimwe nahandi asinye ikindi. Iyo baza kubikora gutya ntago bari muri zinduru bari kohereza 300 abandi 1100 basigaye bakirigo bahamagara muri leta. Abandi bagiye baturushaga iki se mwaratugambaniye patati patata bararangiye ikibazo kiba cyarakemutse. Ubuse ntago babonye isomo. Nava ahantu numvuye maybe Warikare Central njya Kibati yo muri Warikare nanone ku metero 100 nkavuga nti namwe hari umutwe uri hano w'ingabo ho tuhungabanyiriza umutekano muri Nyangezi nayo hose nabo nibigira inyuma ibindi 50 shaka nibi 100%. Urumva? Mukora withdraw gute leta yita withdrawinze muhagarika imirwano gute leta itayihagaritse ngo muri ceasefire unilateral. Unilateral iteye isobanuye iki? Ivuze iki? Urajya muri ceasefire unilateral ceasefire ariko drone zirakurasa siko izi gutwara abantu bungukira heza bajya bara mistake bakora bajya bazikosora. Ukabona ko bishaka kubera nk'igihombo kuri mama 23 uyu munsi. Oya nta gihombo byayibera igira amahirwe M23 mera nk'iteka amabuye agashya. Yego. Urumva? Ariko ihahombera byinshi. Ubuse umufaridese yajyanye mu mezi nk'abiri ashize. Yego. Ubu ntiya barabonye konji y'ibyumweru 2 agasubira ku ikosero fresh ukundi kwezi akagaruka kayirasa. Wa muntu wawe si bamurekura nawe ntiyari kuba amaze gukorerwa psychotherapy amaze gukira asubiye muri office asubiye gukora akazi. Yego. Ako kuki abantu batagendana n'igihe time is money. Iyo umuntu agusize igihe bagusize igihe kirekire cyane. Na cyane ko kugeza umunsi tuvugana ntirakiramo ni10 nibura ngo ivuga uti sample ya mbere turayibonye n'ubundi ikibuga cyakwicurika. Ntabwo mbizi rero wenda better late than never niba byanatinze ngo biranje bibe kuko cabinet yabyemeje. Nge nicyo nabivugaho gusa ni mistake bakoze yo kudahanana imfunga akaba gutanga imfungu udahawe izawe. Ariko nyine impamvu mashambi benshi bashobora kuba babyibaza gutya nagiye bare navuga batese Kongo kihindagurika ati umunsi bavugana bimwe ejo bakongera bagahindagurika ejo bundi gutyo aho nanabonye NZDC yise mama 23 n'undi umutwe ngo w'ibyihebi bamwe bati ni uyu munsi baganira bakavuga ko rwose ati ni nyeshyamba rimwe bakabita nyeshyamba ubundi bakabita abanyarwanda. Mbese ati ubona Kongo nayo itahagarara ku ijambo ryayo rimwe. Na M23 yita leta ya Kongo abajinga. Iyo General Makenga avuze ngo serikali ya wajinga nawe avuze ngo serikali leta y'ibicucu ubwo se yabe nabo babita ibyihebe abandi babita ibicucu bose ni kimwe bakaminana mu kitoze. Ahubwo abo ni abantu bameze nk'abafana bari bakubyo leta ivuga none kujye M23 ivuga urebye ujye M23 ivuga leta ya Kongo kandi leta yarahiye ikatorwa
mugabo bikaba ari uko bivugwa nyine ko ari leta y'abaturage urumva usanga mu ventura ariyo mbega ifistija leta cyane kurusha no ko leta ya ifistije mu ventura naho kwivuguruza byo leta ya Kongo yivuguruza ku bintu byinshi ntituzaganira muraganiriye tuzavugana n'u Rwanda muravuganye tuzagira gute tugira gute bakwiye kwifata gutyo nta nibireza kandi bari mu ntambara nta n'umwe ushinzwe gusingiza undi rega ntabwo ndaha gusingiza Sandri cyangwa ngo usingize biterwa n'icyo duhuriyeho ku bihugu rero birwanywa n'inyeshyamba ntago byo bashyiramo imiyaga sibyo kandi wise umuntu ikihebe ukaba uzi ko Nelson Mandela Madiba yari yitwaga ikihebe muri Ruben Island urumva ukaba uzi ko Petero Nkurunziza yitwaga ikihebe agakatirwa gupfa ari mu ishyamba akaza kuba perezida ukaba uzi ko wita ibyihebe muhurira muri batabashyize mu mahoteli amwe muri Dohango ubundi babashyire mu yandi mwese niba na misiyo mutana zingana niba we zitangwa na Katari ibyo urishuka byose bikumariye iki no kwita leta ibicucu nabyo ntacyo mbona bimaze urabita ibicucu kandi ufite icyo basaba gusa nuko badashizwe kubahana buriya nta mukinnyi w'ikipe d'adversaire ushinzwe muri derby ushinzwe gusingiza undi niyo yari umeri bitera aravangwa reka ngo yabitsinda ngo bakoresheje intoki bakaba nkakajyashyira hinda ngo n'ikindi kintu akabona ngo kirinjiye ngo pare hazari nyamara ni meri biteri wowe nta nubwo uratsinda na bibiri ntabwo gutyozanya baratyozanya bose ku mpande zombi nta leta nta mu ventura mu gutyozanya bose n'abashampiyo wiringo baravuga ngo nabantu bari aho ngaho Tshisekedi muri Nyankaragata bose bagatukana ubundi ibyo bakora byose umujyi umwe yakwita undi byose nta kintu kibi kinuka kurusha kohereza Sukoyi ku muntu yego nta kintu kibi kinuka nko gufata ibibombe mu ventura irasika bitika bivomereza kuri leta ibindi byose burya n'amagambo nese hari shashi y'ururimi ibaho cyangwa umuntu agukomeretse ngo nuko yagututse ariko ibombi gutwara abantu ikabashwanya gusa nubona abantu barasana ku rugamba utundi tuntu babwirana hagati uzadushyire ku ruhande uwatinze gukura satinyuka kukwita icyo ashaka rikara udasinziriye ikibazo cya nyuma nsoza Colonel Mugema w'umunyamurenge Uvira Wazalendo bamusatse bivugwa ko abarinzi be bihagaze ariko birangira witwaga Simbira Makanaki ari uje kumwisakira bati Makanaki ngo ni general niyo mpamvu uyu witwa ngo Makanaki umuntu umuzi Makanaki njya numva ari umukunda Makanaki umukunda kumuvuga Makanaki se wari usaba Imana mu masengesho ngo birukane Gasita anyuzamo agasenga n'ibitutsi bibi kubyo ugira ngo ni umunyamasengesho wa shitani se ikibi rero ngo bashakaga mama 23 ndetse n'uwitwa generali Gasita yego baracyamusaka yarari gusaka nyine uyu Colonel Mugema w'umunyamurenge batereka turebe ko nta mama 23 sha waba ufite nyine urumva barinzi babakaniye ariko uyu nguyu Makanaki aramuzengeza ati ngomba kugusaka buryo koko se yamusatse cyangwa nta rezita ese urumva ari imikino oye imikino y'ikise Makanaki kiriya gisiribo cyasaka ase undi ni general koko cyangwa se ni no top program ntabwo yasaka umujenerali w'umunyamurenge abanyamurenge yaba muri leta yaba mu banyamurenge ntabwo bakinishwa niyo mpamvu na Gasita yabananiye ese Gasita mwira katakirigoma buriya atakiri Uvira ninde se uyoboye ingabo muri Uvira sinakubwiye ni Gasita zabasitura bazumirwa abanyamurenge aho bari hose ni indwanye kabuhariwe urumva ntabwo bazana imikino bano bantu bo muri Sidkivu bari babaye cyane nyuma yo kubabara badevelopa immunity sibyo for your information ntuzugire ko ari umunyamurenge utinya umuzarendo kanga mwubahe never babe batanu batandatu bashobora gutera Uvira bakayisiga bayisiribanze bareba Makanaki bose bakabazirika sibyo reza abanyamurenge bova powaringa ayo moko yondo yose hari kumbunda ku bukungu buri kuri kimwe cyose ntago ntacyo wazo babwira ngo uri Makanaki Makanaki ari munsi y'ibirenge byabo yego niyo mpamvu utigezwe n'abakandira kuri Gasita rege yataba Gasita undi wese bari kumutera ariko baravuga ati no Gasita aradusitura aratumara burya byose cyo bavuga uzarebe iyo uhuye n'imbwa ku Nyagasozi buriya imbwa zigira ngo umusemburo zirekura nako iyo ugize ubwoba ukadevelopa umusemburo bita adrenaline mu bwonko bwawe imbwa ihita ibinukiriza ikamenya ko wagize ubwoba ikaza kukurya sasa bira byose ba Makanaki bavugaga
nta adrenaline y'ubwoba ntuzegeza ariko Gasita barihumurije basanga zero uretse kuba aza akabaripura gusa abanyamurenge ntago bakinishwa bose nabare bamasunzu umva n'indwanyi kabuhariwe ntabwo wavuga ngo ababandi ngo baza kubakandiraho uretse gisore bateze mu ndege bakayitwika bakagira gute nawe ku butaka bayera bananiye urumva ararinzwe rega kandi uko tuntu yivugisha twose Gasita niwe chef wa maneko no mu bantu baba kubona makanaki habarimo nk'abagasita batanu Gasita zikuba muri ndo Gasita ashatse ya muri turu kuko niko intelligence ikora yabara diploinze ahantu hose no mu bazarendo bamazarendo Gasita agira nka 80% nabi kandi rwo bavugiriza induru Gasita bamukomera mu mashyi bambe makanaki wongo ariko n'umuntu uraho ngaho gusa kandi Gasita ashobora no gukoresha ubwenge akamwigarurira nawe atujya untuka ariko nkorera no kubutasi bukora ugasanga makanaki niwe intelligence nkuru ya Gasita kandi rero iri gumuhakana bose baba bafite mu biganza ngayo nguko ndumva ari ibyo by'uyu munsi Masha wakoze cyane ku bitekerezo byawe ibiganiro byacu nakagaruka hano haba ibitekerezo na analyse ibitekerezo ni opinion hanyuma ibyusesenguzi na analyse hano tuba dutanga ibitekerezo tunasesengura uyu mutaha uvuga uti ndagushimira no kutuanalize twawe nubwo naba nashije ikibonobono yego ariko ntacyo nibura mba nagerageje agira ngo usetse nawe dusoze gusetsa yego urakoze cyane uyu munsi mbazaniye inkuru nziza benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo tubafitiye service zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment by'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine hari aho wicara wumva amahumbezi reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14 Rob's Meadows Villa Apartment nwajura igisubizo